Reka amakuru yacu tuyakombeza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abagore ba Rubavu bagaragaye kuri kamera bari kuririmba imbyino ya G-Tough cyangwa indirimbo ya G-Tough ivuga ngo kubita kurika ngo umugore arataka maze azana amazi. Iyi ndirimbo rero yumvikanye Rubavu hano Gisenyi, hari ku munsi w'abagore, hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 nibwo wari umunsi w'abagore. Rero nibwo abagore baje kugaragara hano mu karere ka Rubavu barimo baririmba indirimbo ngo umugore arataka maze azana amazi. Iyi ndirimbo imaze kuba too much. Nanjye sinzi impamvu yo nicaye ahantu hamwe ndi gutekereza ibintu by'amafaranga, ariko nkajya kumva nkumva akantu ngo kubita kurika, kakanu kakagomeza kanza mu mutwe cyane ngo kubita kurika. Indirimbo rero imaze kuba too much, indirimbo imaze kwinjira mu mitwe y'abantu benshi, ubwo abana batonye ujye kumva ngo kubita kurika, abandi ukumva kubita kurika. None ikintu cyanyumije ni umunsi w'abagore wabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025, ni mu ntara y'Amajyaruguru, ni mu karere ka Rubavu, ubwo abagore bagaragaye bari kubyina ino ndirimbo kubita kurika, bishimye bazihiwe. Ngira ngo abenshi banywa gacupa bari banyweye n'agacupa, n'abandi banywa fata barimo banywa fata, ariko ngo kubita kurika. Iyi ndirimbo rero n'abana batonye barayibyina, uba wumva ngo kubita kurika. Iyi ndirimbo ifite ubutumwa, indirimbo ifite ubuhe butumwa? Indirimbo ifite ubuhe butumwa? Iyi ndirimbo urayumva ndetse ukongera ukayipurayinga, ukongera ukayisubiramo, ukumva ubutumwa buri mwe no ndirimbo ukabubura pe neza. Ariko iyi ndirimbo abantu benshi imaze kubinjira mu mutwe, indirimbo imaze kuba hiti, indirimbo imaze kugira hiti. G-Tough amaze kuba umustar kubera indirimbo ivuga ngo kubita kurika. Ariko iyi ndirimbo harimo n'abantu bayiteraho comment cyangwa harimo n'abavuga yuko iyi ndirimbo ari mbi, ariko nakuntu bavuga yuko indirimbo ari mbi. Iyi ndirimbo ishobora ko abagore bagira kuri 300 400 bashobora kwiririmbira mu ruhame bakanayibyina. Ntago indirimbo bavuga ngo nimbi, bavuga ngo nimba ushingiye kuki abantu barayikunze, abantu bari mu matwi, ariko bamwe bavuga yuko indirimbo nta butumwa ifite, abandi bakavuga yuko indirimbo ifite ubutumwa. Andika muri comment, indirimbo ifite ubuhe butumwa? Indirimbo yitwa Baragitosa ngo umugore arataka maze azana amazi. Kubita kurika, kurika ka kandi ni amagambo 3. Kubita kurika, kurika ka kandi ni amagambo 3 yonyine akubiye mwino ndirimbo. Uretse biriya bintu yabanje kujijisha ngo yari afite umugore, ngo afite igitenge, gamutuma ifu, yarabanje nyine arajijisha kugira ngo abone uburyo ki azana kakano ko gukubita kurika, kugira ngo nyine harindire ya minota igiro yo gukubita kurika, arabanza arajijisha. Kenshi kano kantu kaka niko abantu bakunze no kubyina banaririmba, ariko bamwe bavuga yuko indirimbo ifite ubutumwa, abandi bakavuga yuko indirimbo idafite ubutumwa. Urubyiruko indirimbo barayiririmba. Iyi ndirimbo rero imaze kuba hit. Wowe iyi ndirimbo urumva ufite ubuhe butumwa? Ese we G-Tough urumva yuko iyi ndirimbo bayisiba kuri YouTube? Nta nubwo banayisiba kubera ko indirimbo ntago ari indirimbo y'abiciye ibintu kuvuga ngo yenda nuko nyine ari iri hit cyangwa ari imenyekaniye. Reba nk'iriya ndirimbo ivuga ngo ndamutatamura, ini ndamutatamura, iriya ndirimbo ntago bigize bagira ute, ni ya Juno na n'uriya mujama wundi, ni ya Juno na uriya mujama wundi we ndumva mwibagiyeho gatonya. Iriya ndirimbo ndamutatamura iyo ntago yari hit se, gize bayigendaho se. Indirimbo yitwa Akinyuma, ngejo numa nza guha kinyuma, ni indirimbo ni ya Bruce Melody yaririmbye, ndetse arangije ashyiramo na Shaddy Bune waririmbye bino bishegu cyangwa yabyinnye bino bintu bya Kinyuma. Kuki indirimbo se itigeze hagarikwa cyangwa ikurikiranwe cyane? Nuko nayo ari ibishegu. Ariko indirimbo ngo kubita kuri kandi irazamutse, no igiye kurenga za ndirimbo inavuzwe cyane. Indirimbo rero nimba iri mu bigize icyaha, G-Tough bamukurikirane bamute muri yombi, kandi G-Tough avuga yuko aniteguye kwanza. Indirimbo nimba igize icyaha rwose azitaba, niba muhamagaza azitaba aburane koko. Indirimbo bayikoze nta kindi agamije, indirimbo bayikoze yishakira ibirayi nkuko bisobanura, avuga ko indirimbo bayikoze yishakira ibirayi, nta kindi kintu no ndirimbo barayikoze agamije. Nicyo kintu nabasha kubabwira, ariko abagore ba Rubavu banyumije bari kubyina no ndirimbo ngo kubita kurika. None ugakubitaho n'abana maze iminsi mbona ku nkoranya mbaga bavuga ngo kubita kurika. Nahise mvuga ati kurika kandi ndakurahiye, nanjye nkubite kurika ndakurahiye da. Shani hatari kabisa. Rero aya niyo makuru yavugaga kuri G-Tough no mu karere ka Rubavu. Abagore babyinnye ino ndirimbo ku munsi w'abagore. Ndakeka nahangangiye gusubikira amakuru. Kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona byinshi dukora, kandi ikindi turabakunda tubahoza ku mutima.